fata umutima wari rutare ikawuhindura. Haleluya. Amakorari ari hano na 7 ntabwo nyazi, ntabwo nashobora kuyakira. Ariko reka mbabaze, mumaze gusura abakire, abantu bamaze gusura ingo z'abakire mugire gutya, cyangwa abakire muri hano, abantu bamaze kwikoza mu ngo z'abakire nka kangahe mukagerayo? Nanjye nagize amahirwe yo kugerayo, ariko nanjye kubera nambaye ka karavati hari ukuntu bigenda biza. Nura ko mutangiye guseka, nababwiye ngo abantu mudasanzwe museka uyu munsi Yesu abagire neza museke. Iyo ugiye rero aho abakire bari, cyane cyane aho amafunguro yabo aba, uhabona amafunguro y'uburyo butatu. Aya mbere bayita ngo iki? Ngo ni dessert wakiyogi. Amafunguro abakire baheraho bayita ngo iki? Bayita ngo iki? Ngo ni startup. Utuntu tworoheje kugira ngo inda ikora umwitozo nyine ize kwakira amafunguro imeze neza. Siko mu ruzungu babigenza. Ndashimira rero korale New Jerusalem na Horeb za hano, mwakoze cyane mwaduhaye amafunguro. Muhaguruke mbashimire nanjye New Jerusalem na Horeb n'umusaza wahagurutse akizirwa no kubarusha. Tubashimire tubakira ngo iki? Murakajya mu ijuru. Andi mafunguro rero akurikiraho ni yandi nyine asanzwe dufata, ubwo haba harimo ibijumba, amafiriti abayakunda, ibitoki. Niyo mafunguro nyine y'umunsi. Mukanya turageraho. Hari n'abavuze dessert, ariko impamvu bavuze dessert nuko abantu nabo baraducanga. Hari abavuga ngo imbuto ngo uzifungura nyuma nka dessert, abandi bakavuga ngo uziheraho. Sibyo? Niyo mpamvu mwabivuze, ariko tubifate dutyo. Nagira ngo rero mu baririmbyi bamaze kugera hano twakire korale ababimbuzi bahaguruke bajye hejuru, bajye juru, babapepere namwe mubere ku rukundo n'urugwiro rwa hano i Muhanga. Ababimbuzi bahageze. Kubabona biraza kugorana ariko baraza kubabona. Mupepera ababimbuzi di. Mubapepere cyane, murabasondetse. Oya cyane cyane mu wevinge gutya. Imana ibaha umugisha. New City muhaguruke. Mubapepere cyane nabo babapepera. Mubapepere cyane 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 cyane. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Abahamya ba Yesu. Mubapepere cyane. Ko mutabapepera cyane ntago nabibonye. Ntago mubishimiye bigendere. Hanyuma hari na mushiki wacu rero, we ntabwo ari korari, ni umuririmbyi. Vumilia Mfitimana nawe aradususurutsa hano, nawe ajye juru abasuhuze niba ari hafi. Musuhuze Vumilia. Nahoze musereza nkamubwira ngo iryo zina ntabwo ari iryawe wenyine, urijyanye waba utuririyemo mu mibare. Mfitimana, abantu bafite Imana ni bande? Ubwo rero izina ni Vumilia. Urakoze cyane. Rero hari abantu baturutse mu mujyi wa Kigali, abantu baturutse Kigali mwese, abastade, abanyamugi, muzamura ibiganza mbarebe. Abantu bavuye Kigali mwese. Ariko ubundi rero abantu bava Kigali babikora vuba vuba. Abantu b'i Kigali, twakira abantu bavuye Kigali. Hari abantu bavuye mu bindi bice by'amajyepfo bitari hano i Muhanga, nabo bazamure tubakire. Abavuye mu majyepfo ubwo n'uturere tundi dusigaye nabo mubakire. Ariko murimo murasakuza ntago nzi cyabaye. Abantu bavuye mu burengerazuba ni bunini, kuva za Rusizi ukazamuka
ibyicaro byabaye bike ntabwo ntekereza ko byabaye bike byatewe n'ubwinshi bw'abantu baje sare ntisanzwe iramo ibintu ntihuzuye bayubaka bari bazi ko nta nuzi ikintu kizabisuza ikigaragara rero ni uko niyo biba ngombwa ko bakora ahantu hikubyaha kabiri abantu bari kuhuzura iyi korari ifite izina ryiza kugana Yesu ariko ryaranagutse cyane niyo korari muri aka gace ntekereza ko yatumiye mu bice byose by'igihugu ukabona byitabiriye kabiri inzego zose z'itorero ukazihasanga gatatu inzego za leta hari ahandi no kubona umuyobozi w'isibo biba bigoranye ariko hano biri ku rwego kugeza mu nzego z'ubuyobozi hejuru no muri guverinoma idini ntabwo ribatanga sibyo